Uyu munsi gufata amafoto y'abambaye ubusa, gukora ibintu by'urukozasoni, kuvuga amagambo asesereza nibyo byitwa kugira confidence, kugira ubwihagarareho. Kwiyandarika ubu ngubu byitwa freedom, mbese kuba uri umuntu ubohotse. Kugira isoni bisigaye byitwa weakness, basigaye bavuga ko uri umuntu rwose umunyantege nkeya. Utagaragaje umubiri wawe bavuga ko utazi kwiyakira. Utavuga amagambo ateye isoni bakavuga ko uri outdated, mbese uri umuntu watakaye igihe cyatambutse, wasigajwe inyuma n'amateka. Utagaragaje ubuzima bwawe bwose online cyangwa se kuri social media bakavuga ko utari real, bakavuga ko nta muntu ukurimo. Nikaze muri kino kiganiro, wowe udukurikiye bwa mbere, birashoboka ko ari ubwa mbere udukurikiye. Nikaze, ndagira nkubwire ngo hano turavuga ngo mugire impagarike n'ubugingo kandi mubigire byombi kuko ni ingenzi. Ikindi tuba abanyabwenge kandi b'abahanga kuko nibyo duhamagarirwa. Nawe kandi uwakoze subscribe ndagushimiye, ariko nawe utarayikora yikore kugira ngo tube mu mubare munini wabaganira kuri runo rubuga. Nikaze rero muri kino kiganiro, ni Braba Talk n'ubundi nk'uko musanzwe muyumva. Nkaba naje kugira ngo mbagezeho kino kiganiro giteye gitya. Ese wigeze utekereza uko bizagenda ku munsi runaka uwo wita umwami wawe azaba yagarutse? Bajya bavuga ko Yesu azagaruka, bakavuga ko uko yagiye niko azagaruka. Bakavuga ngo intumwa uko zari zagiye kumureba, zari zimuherekeje ubwo yazamukaga, hamanutse marayika arababwira ati uko mumubonye agiye azamutse agiye mu ijuru niko azagaruka. Reka twibaze iki ngiki. Ntabwo nshaka kugushyira mu iyobokamana kugira ngo ugire ubwoba, ndabizi rwose uyu munsi iyo uvuze ikintu cyerekeranye n'iyobokamana abantu bagira ubwoba, ariko reka twivugire iki ngiki. Tekereza mu mujyi rwagati, abantu bari ku muhanda, abandi bari mu tubari, abandi bari kuri TikTok, bari gukora ama live stream, kwa kundi nyine ujya live kuri Facebook, aho ariho hose, kwa kundi mujya mubigenza cyangwa ujya ubona abandi babigenza. Hanyuma giturumbuko cyangwa se mu buryo butunguranye ikirere kigahinduka, hakaza umucyo udasanzwe, hakagaragara ikintu kimeze nk'umurabyo. Byaba byagenze gute? Ariko aho kugira ngo abantu bapfukame, bamwe bakabanza kuvuga bati fata kamera sha, zana kamera, fata kamera vuba vuba, reka dukore live. Hari ibintu bidasanzwe, ariko isi yacu igeze ahantu ibintu byose byahindutse content. Umuntu ajya kwambara bikaba content, yajya muri dushe bikaba content, kuryama ni content, mbese yabaye content. Uyu munsi umuntu ararira, abandi bakaza gufata amashusho, bati nimurebe ukuntu ari kurira, kugira ngo babone icyo bashyira hehe kuri internet. Iyo habaye impanuka, mbere yo gutabara umuntu barabanza bagafata amafoto, bagafata selfie kugira ngo bagaragaze ko byabaye bahari cyangwa se bahagaze. Umuntu arapfa, inkuru igahinduka real, igahinduka live. Uko umuntu ari gupfa, uko umuntu ari guhwera, ari gutibita abapfu, akaba ari bwo bafata amafoto pe. Iyo ngiyo akaba ariyo foto rwose izatrendinga. Ubu ndi kuvugana n'abantu bajya kuri social media. Niba Yesu agarutse, mbese buriya bizagende gute? Hari abantu bazabanza kureba angle nziza, kureba inguni nziza ashobora guhagaramo kugira ngo afate ifoto, aho kureba kugira ngo abanze arebe mu mutima wese, mu mutima wanjye hahagaze gute. Hari abantu bizaba bimeze gutyo. Ukurikije ibintu bibera kuri social media, ibyo bintu bishobora kuzaba. Turi kubaho mu gihe icyo bita kujya viral biruta kuba virtual, mbese kugaragara ugatrending ugakwira isi yose kandi ukamamaza ibintu bitariho, bisigaye biruta kuba umuntu nyawe. Aho kugira views biruta kugira value, biruta kugira agaciro. Kugaragara cyane ukarebwa na benshi biruta kugira agaciro. Aho kugira aba followers benshi biruta kugira faith, mbese kugira abantu bagukurikirana
biruta cyane kugira ukwizera mu mutima wawe. Abantu batakaje ibyo ngibyo, akumva kugira abaforowazi 300,000 biruta kugira ukwizera. Iyi niyo si tubayemo, niyo si tugezemo. Umuntu wemera ubu ngubu yabaye nk'umuntu utazi ibigezweho. Gerageza uvuga ahantu nko mu rubyiruko, uvuga uti ariko njyewe ubu ngubu nemera Imana, cyangwa se I'm a believer. Ikintu cya mbere kizaba bizagenda gute? Bazahita bahindukira baguseke. Hari abazaguseka bucece, abo bazaba bakugiriye ibanga. Hari n'abandi bazaseka bakwenkwenuke rwose pe, usigara uvuga uti ariko uzi uko mwaye. Hari abazatekereza kuri old school, mbese umuntu wa kera utazi ibigezweho, wasigajwe inyuma n'ibihe. Hari abazibwira ko utazi siyanse, bavuga ati apo uyu muntu se ni inkandagira bitabo, nta siyanse azi. Bazahita bakumvisha ukuntu kubaho wemera ari ibintu byari ibya kera, ari ibitabo byanditswe n'abahanga kugira ngo bakoronize isi. Niko bazahita bakubwira ati urinjije, ntabwo uzi siyanse. Kuri umuntu w'inyuma y'iterambere, umuntu w'umubeliva, umuntu wemera agaragara nk'umuntu uri inyuma y'iterambere, ko atazi gutekereza. Mbese ni nk'aho kwizera ubu ngubu byabaye ubujiji. Ubujiji bandi bavuga ngo umuntu ni inkandagira bitabo. Ubu bimeze nk'aho kuba umuntu yubaha Imana bivuga ko adashobora kwiga, cyangwa se adakora ubushakashatsi, cyangwa se gukoresha ubwenge bwe byamurenze, ashaka kugira ngo agendere mu bintu by'Imana gusa, ibintu bidafatika. Ariko rero ikibazo buriya ntabwo ari ukwizera, ahubwo ikibazo ni uko isi yahinduye igipimo cyo gupima agaciro k'umuntu. Agaciro k'umuntu ntabwo kakigaragarira mu bushobozi bwe, ahubwo kakagaragarira mu byo yasakaje ku mbuga nkoranyambaga, bigakwira ahantu hose nubwo byaba atari nabyo. Iby'Imana rero byabaye ikintu cy'igisebo. Igisebo. Iyo urebye kuri social media uyu munsi, ikintu kigezweho ni iki? Gufata amafoto y'abantu bambaye ubusa, gukora ibintu by'urukozasoni, bya bindi abantu bareba kavuga ati ni gute umuntu atinyuka gukora biriya. Kuvuga amagambo asesereza, abantu batukana, abantu bandagazanya, basebanya. Ibyo ngibyo ubu ngubu nibyo byitwa confidence. Kwiyandarika, umuntu agashyira ubwambure bwe hanze mu buryo bwose. Ibyabereye mu rugo rwe, ibyabereye iwabo, ibyabaye ku mwana we, nibyo bita ngo ni freedom. Kugira ibintu by'isoni nke, umuntu ugaragaje ko afite isoni zo kugaragaza ubwambure bwe, cyangwa se kugaragaza umubiri we ku batari ngombwa, cyangwa se kugaragaza ibintu bitari ngombwa kujya ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ari weakness. Afite weakness, akavuga ati uyu muntu ni weak, mbese ni umunyantege nkeya, ntacyo ashoboye ni umuntu uri aho ngaho gusa. Iyo umuntu atagaragaje umubiri we rero, bavuga ko atazi kwiyakira. Bavuga ati uyu nguyu ntabwo yiyakiriye, ntabwo azi uko ameze, ntabwo azi uko ateye, nta nubwo yemera uko ateye. Iyo umuntu atavuga amagambo ateye isoni rero, baravuga ngo ni outdated, ni umuntu mbese wasizwe n'ibihe, ntabwo azi amagambo agezweho. Umuntu utagaragaje ubuzima bwe online cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko atari real. Mbese ni umuntu utagaragara, ni umuntu utazwi. Ariko rero umuntu yakwibaza, ese kuba real bisaba ko umuntu yambura icyubahiro cye akacyambura, akakiyambura? Watwambika muri comment ukatubwira uti wenda nanjye niko mbyumva cyangwa se siko mbyumva. Reka tubigire ikiganiro, twaduhure muri comment. Ariko reka twibaze, ibyo dusoma muri Bibiliya y'abantu bemera ko bavuga ko Yesu azagaruka, reka twimagine igihe azaba agarutse. Aramutse agarutse, ushobora kuzasanga wenda hari abantu bamwe bari muri club bari kubyina, babyina hari aba DJ bari gutera umuziki hejuru, hari abazaba bari muri only fans, mbese ibintu byo kwinezeza. Hari abantu bazaba bari live, bakoze live stream, bari kuri Instagram, bari kuri Facebook, bari kuri Twitter, bari kuri YouTube, ibintu nk'ibyo. Hari n'abazavuga bati reka tubanze tumubaze ibibazo bya siyansi, twumve ko abisubiza, twumve ko ariko agendanye n'igihe.
reka tubitekereze. Hari n'abazavuga bati reka tumwereke ko turi modern, ko uko isi yari iri mu gihe yarahari atari kwira uyu munsi, ko dufite imiturirwa, ko dufite internet, ko dufite amashusho yihuta ndetse na za 5G, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ikibazo rero kizaba ari kimwe gusa, ni ukumenya ngo ese abantu bazaba bari aho ngaho koko bazaba bafite imitima yiteguye. Batubwira ko Yesu ngo ntabwo azaza kureba aba followers dufite, reka ngo ntabwo azaza kureba za like, ashobora kuba atazaza aje kureba niba umuntu yaratrendinze, ahubwo ashobora kuzaza abaza ati yatarano tujya tuvuga umuntu yayikoresheje ati, azareba mu mutima, ntabwo azareba ku bintu biri kuri social media. Buriya ari ikibazo kiriho iki gihe uyu munsi, gishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane mwene muntu arimo, ariko asa naho atazi ko akirimo. Abantu bashaka kugaragara kurusha uko bari. Umuntu akerekana ishusho y'uwo atari we. Umuntu akisiga make-up ukamureba ukamuyoberwa, agahindura imisatsi, agahindura amaso, akagira ibintu yomeka ku matama, bakagira byo ahantu hose mureba ukuntu bigenda. Umuntu agahinduka, wamureba nonaha ejo wamureba ugasanga si we. Hari abasigaye bavuga ngo kugira ngo umenye neza ko umuntu ari we, ari nyawe, kugira ngo umuhindure inshuti yawe, uzajye umubanza umujyane kuri pisine cyangwa se mu mazi, mwogane, urebye ko nta rangi rimuvaho cyangwa se ibyo yambariyeho koko yari we. Abantu bashaka attention kurusha transformation. Umuntu agashaka attention kurusha transformation. Mbese bashaka ko bitabwaho kuruta uko bahinduka. Abantu bashaka applause kurusha approval y'Imana. Mbese abantu bakeneye gukomerwa amashyi kuruta uko Imana yabemera. Kandi rero buriya iyo umuntu agerageje kuvuga ibyera, bahita bamubwira bati ntutuvangire, ntudukure muri mudu, ntutuvange vibe zacu, ntuzikoreho, ntuzideranje. Bati reka twishime. Ariko se kwishimisha bidafite imipaka ntibishobora kuganisha abantu ahantu hatari heza? Ni ikibazo umuntu yakwibaza. Uko ubitekereza dushyire muri comment utubwire, tuze guhurirayo. Ubutumwa bw'uyu munsi rero, ntabwo turi hano kugira ngo tuvuge ibintu ko hari abantu basebetse cyangwa se batakurikira ibintu, ahubwo turi hano kugira ngo twibutse isi ikintu kimeze gutya. Niba umwami agarutse, niba Yesu agarutse uyu munsi, ese tuzaba turi mu bantu bazajya gufata amafoto cyangwa tuzaba turi mu bantu batunganyije imitima yabo kugira ngo naza batware, cyangwa tuzaba turi mu bantu bapfukamye bafite imitima iciye bugufi, cyangwa tuzaba turi mu bantu bafite ubwibone bashaka kujya viral kurusha uko baba virtual, abantu bashaka kugaragara kuruta uko bashaka kuba abo bari nyabo. Ese umuntu azaba ahanganye no gushaka network nziza kugira ngo akore live, cyangwa se azaba ahanganye no kugira ngo umutima we warakiriye imbabazi ahubwo ajyane n'umwami we? Reka dusoze tuvuga ngo hari igihe bizaba atari story, hari igihe bizaba atari amateka, bizaba atari izi nkuru tuvuga gutyo gusa, bikaba atari metaphor, bikaba atari ibintu byo gukabya, bikaba atari content creation, atari ugukora inkuru no kuyirema, ahubwo bikazaba ari ukuri. Kandi uwo munsi kamera buriya ntago zizakiza abantu, views ntago zizarebwaho, trending ntago bizarebaho, nta nubwo bizakiza abantu. Ahubwo ikizaba kigezweho ni uko umuntu azaba afite umutima n'imibanire ye n'Imana myiza. Uyu munsi twabivuga gute? Ese profile zacu uko tugaragara bigaragara bite? Ese roho yacu imeze neza? Reka turangize tuvuga tuti reka dutekereze neza ku byo turimo, turebe isi y'uyu munsi n'ubundi iriruka ikadusiga, ariko se twirukankane nayo tuzatakaze, tuzarenga n'umurongo? Reka twibaze, twihitiremo, kuko birashoboka ko uwo mwami Yesu yagaruka n'uyu munsi cyangwa n'ejo bundi n'ikindi gihe. Ariko abantu bazaba bahari
birashoboka ko bamwe bazajya mu mafoto gufata amafoto, amaselfie ndetse bakajya na live bati tuze kwerekana uko byari bimeze, abandi bakazahugira mu gusanganira umwami wabo. Ese twebwe tuzaba turi hehe? Reka tujye tuganira nk'abantu bazi ubwenge, abantu bafite imitima igana ku Mana, imitima ishaka kuzabona Imana. Reka tuvuge ngo ikiganiro cyacu nakagaruka, hano turi ni kuri Brava Talk, ariko duhure muri comment utubwire uti ubyumva ute, ese urabitekereza ute? Niba ushimye ikiganiro gisangize mugenzi wawe, kandi niba utarakora subscribe, kora subscribe, tuzabona mu kiganiro cy'ubutaha. Ugire impagarike n'ubugingo, ubigire byombi kuko ni ingenzi, ube umunyabwenge kandi w'umuhanga. Tuzasubira ubutaha, ugire ibihe byiza.